Bishop divorce uyifata gute? Aravugaga ngo umufashe yasambanye umusende. Ibi biteye isoni cyane kubona umupapa w'abana batanu yakongera kurongora bwa kabiri. Nukuri wicare wigaye. Ariko igitangaza kibaho koko. None se niba urugo rwanze ku ruhande rwa Masharene byaranze, ku ruhande rwa Papa Charlene byaranze, nta uzobyaturutse uko burya abantu babiri mu rugo nibo babazi cyo bapfuye, abantu ntibakajye bivanga no bibazo by'abandi bantu. Hari akajambo yavuze ati katazamukenera, atazamwaka indezo, katazagira. Oya, ati ngewe umugore uzarongorwa n'umugabo wanjye nzamuha Imana ishimishije, impano nziza rwose cyane. Ariko uyu munsi byabaye ravuga ngo inverse, amagambo postinze yavuze ati gusenya ntabwo ari ibintu by'umugisha, gusenya ni karande mbi igenda no mu bana wabyaye. Abantu bajya banabikinisha bazi kari n'umuvumo ugenda mu rubyaro, buriya ni karande. Buri ushaka no kujya muri bya bisekuru byabo naho ugasanga ari abantu bakera basenye. Ibihe byose umugore ahora ruhira abana, naruhira abana be. Nubishana avuga ngo Pamela aratwite, nabyo narabyumvishe babivuga. Bisho wasezeranya umuntu atwite, njya numva ngo hari utashobora kugusezeranya bikaba izindi process ndende. Njya gufata n'umurongo wo kubasezeranya, naje gusanga abo dusezeranya badatwita atari vierge rwose, ahubwo abo banze gusezeranya ndahari muze mbasezeranya. Maze mbasezeranya. Uyu munsi ko ari bugutera amabuye, bamwe bati nzagaruka nsa gutya. Hari abari buvuge bati Bishop ubwo waba uri gukomeza gushishikariza aba couple cyangwa se abatarashaka kuba basambana, ubereka ko uzabasezeranya nta kibazo. Baticara bahane Apotre Mutabazi, babe bamubwira ko ibyo arimo ari ugutukisha izina ry'Imana. Nukuri asebya abakozi b'Imana. Hangara reka twumva ko mumutinya kandi mwese mukora umurimo. Oya nago twamutinya. Kabanze mbikubwire neza Bisho, nge mvugiraho. Reka mpakosore neza. Ziyo yahamagariwe. Ntuzi n'umuhamagaro we. Ntabwo umuzi. Nta ushobora kumbaza ngo yashumbiriye toro, nge ntabwo ndize uyu munsi. Ntabwo ndize. Naribwirwa n'ikisi ariko wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye. Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0788024513. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi, mbasuhuza abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Muraza kwihanganira ijwi nkuko ejo nababwiye ryarasaraye. Azize ikigasa. Shana narwaye aka grippe bita bigendanirako. Natwe twarwaye inkorora. Nawe ariko warakize. Shana ubu nakorora ntibaze kwikanga. Ni ibisanzwe, c'est normal. Mu kavumbi. Urasa neza ariko. Shagasaro akoze. No mu videographer ambabarire akwerekane neza rwose ukuntu uri gusa, ishusho yawe yizane ukuntu uri gusa muri Yesu Kristo. Ukubera Yesu. Ukubera Imana. Rwose agasokozo keza, agatiro keza. Ewana. Nokuri. Hose. Hahi. Ati hahiye wari umeze neza Bishop. Aho meze neza. Nukubera iki muri iyi minsi umeze neza? Ari jura n'umuntu rimwe na rimwe kumva ibibazo by'isi ati muri iyi minsi nibimeze neza. Abantu benshi dusigaye tugana akambwira ngo ni gake. Oya. We Yesu yarabikemuye. Si kuvuga ngo barabikemuye byose, ariko iyo wizeye Yesu umubonamo byose. Amen. Jambo ryiza. Iyo uri muri Yesu umubonamo byose. Nibyo utarabona bazabikora. Bikeneye kwizera. Ego. Hanyuma reka mere kuri iki kibazo Bisho. Nk'umu Bishop divorce uyifata gute? Mbere yuko nkubaza ikindi kibazo nshaka kukubaza, kuko impamvu nanakubaje iki kintu nijo nasomye comment 3. Umuntu aho yavugaga ati iyo comment ya mbere yo ndayibuka ati muzambabarire mutumire
umumama witwa Brigitte nabonye ari umuntu ugira ukuri cyane umumumbarize. Hari n'undi mama wo muri Canada wambwiye tuzambara ntumire umubishop witwa Brigitte. Mitamubwira uti umura ugize amahirwe ejo dufitanye n'ikiganiro ibibazo byose mwifuza kumenya nzamubabariza. Uziko na kera ku gihe cy'Abisiraheli Yego. hariho itegeko ryo gusendana. Yego. Barasendanaga. Gusa baravugaga ngo umufashe yasambanye umusende. Noneho rero iyo ugeze mu isezerano rishya harakubwira neza ngo mwene uwo nguwo aho kugira ngo abure ubwami bw'Imana icyabakiza yatandukana. Yego. Noneho twagaruka no mu mategeko y'isi tugasanga hariho icyo bita kwicana. Yego. Uragirana n'ikibazo n'umugabo akakwica, wajyana ikibazo n'umugore akakwica. Yego. Cyangwa akaba ryahohoterwa ritagaragara genda ribera imbere cyangwa nirigaragara. Nkongera nkibaza noneho ngiye nka Brigitte, ese umuntu uri muri ubwo buzima Imana ije yamutwara yabona ijuru ntaryo yabona, kuko ijuru rya mbere ni mu rugo. Yego. Niba mu rugo utabasha gutegurira y'ijuru ry'ahazaza ntaryo uzabona. Icyaba kizo umuntu yatandukana. Ndabyemera. Yatandukana aho kugira ngo umugabo akwice, aho kugira ngo umugore akwice, aho kugira ngo ubeho utishimiye urugo kandi witwa ngo urarufite, watandukana rwose. Bivuga ngo rero abantu ntibabyumva kimwe. Ariko ahangaha hagati aha ndakubwira ngo agakiza nakawe n'umubiri n'uwawe. Ijambo rikavuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Ngiye Brigitte wicaye nkuye n'ibyo ngibyo nge natandukana. Yego. Cyane byihuse. Kandi nibwo nabona ijuru. Okay. Naribona kuko ho kugira ngo mpore ndi muri iyo stress nta Mana igitaha mu rugo rw'intambara cyane. Nta Mana itaha mu rugo rwo kwicana, nta Mana itaha mu rugo rw'ubugome rwo guhigana. Icyabakiza washaka Imana n'umutima wawe ukira. N'abana nta munezero mu rugo ako kanya gusasa ahubwo uricana future yabo. Izo ntambara bahora babona buri munsi mu rugo, kuryana, kutumvikana, kubasiganiraho. Icyabakiza mwatandukana. Hanyuma Bisho umbabare ko agiye kubaza iki kibazo. Ufite abana bangahe? Ufite abana batatu. Ufite abana batatu. Uyu munsi uramutse ariko simbikwifurije. Reka tutange urugero kundi muntu uri ku ruhande. Ushake ubitange kuri nge uko iyi mihanda ndayimenyereye. Urayimenyereye. Oya reka tubivuge undi umuntu afite abana batatu agatandukana n'umugabo cyangwa se n'umugore, reka tuvuge tutitaye ku mugabo cyangwa umugore, akongera gushaka, hari ikosa ryaba ririmo? Nta kosa ryaba ririmo kuko kudashaka niko gukora ibyaha byinshi. Yego. None se nadashaka azasambana, icyo ni icyaha. Nadashaka azagira irari, icyo ni icyaha. Kandi umuntu udashatse afite imyaka mike ari umukristo ntiyemerewe no gukora umurimo w'Imana. Bibiliya ivuga ngo umuntu wemerewe gukora umurimo w'Imana adashatse yagombye kuba ari ku myaka 60. Urakoze cyane. Impamvu uyu muntu washi iki kibazo nabonye nijoro Papa Charlene yambitse umukobwa benda kubana impeta. Nabikurikiranye. Wabikurikiranye. Hari abamuteye amabuye ati nta soni. Hari comment ivuga ngo ibi biteye isoni cyane kubona umupapa w'abana batanu yakongera kurongora bwa kabiri. Nukuri wicare wigaye. Ariko igitangaza kibaho koko. Papa Charlene niyo barebye iriya myaka ye bumva ari Pawulo. Pawulo kare wapfuye adashatse. Koko bumva ari Pawulo. Ntago ari Pawulo. Sikari igitangaza kinakomeye cyane. Papa Charlene imyaka ingana kuriya barumva yazarinda agera mu myaka yenda 80 90 nta mugore agira. None se niba urugo rwanze ku ruhande rwa Charlene byaranze, ku ruhande rwa Papa Charlene byaranze, nta uzobyaturutse kuko burya abantu babiri mu rugo nibo babazi icyo bapfuye. Abantu ntibakajye bivanga no bibazo by'abandi bantu, ntibakajye babyivangamo. Igihe umugore n'umugabo byananiranye nibo babizi hagati yabo ko byahanze gasa, uriya mugabo ngana kuri azareka gushaka. Barumva bishoboka ngiye sinshaka kumutera amabuye, ahubwo navuga ngo nasengera urwa kabiri karande yo gutandukana itazagarukana byo bikanga. Kuko karande we ni n'umukozi w'Imana arabizi. Karande irakurikira yo gusenya. Ashobora gusenya urwa mbere
karande yo gusenya ikamugendaho n'iya kabiri kaza, ahubwo nasenga Imana ayereka urugo rwa kabiri, Imana izarubemo irushyigikire. hanyuma hari abantu ujya urapostiza mama Charlene? Ntabwo njya mukurikirana mu masharire. Ntabwo ujya umukurikirana. Hari akajambo yavuze ati ko atazamukenera, atazamwaka indezo, ko atazagira. Oya, ati njyewe umugore uzarongorwa n'umugabo wanjye nzamuha Imana ishimishije, impano nziza rwose cyane. Ariko uyu munsi byabaye ravuga ngo inverse, amagambo postinze yavuze ati iyi nkweto itari yawe irakurya. Hanyuma arongera ati iki Imana yafatanyije ntiyakagire ugitanya. Mbese bamwe baribaza ati se ntihaba ari ifuye. Numvaga musaza wa Pastor Claude ari kuvuga ati uko byagenda kose mama Charlene yababaye ko umugabo we yongeye kwambika impeta undi mudamu, ndetse akanashyira ati ni umugore mwiza, umugore wubaha, umugore w'umutima, mbese akamutaka. Ano magambo avuze icyo ati inkweto y'itari yawe irakurya. Ashakwa yari inkweto itari ya mama Charlene. Ibyo nabyo bamutekerereje. Umuntu ashaka gupostinga akavuga ngo inkweto itari yawe irakurya. Ashaka mama Charlene yashatse kuvuga ko papa Charlene atari inkweto ye. Yego. Byose birashoboka. Ashaka kuvuga ngo iki Imana yafatanyije ntakajye ugitandukanya. Hari uri Imana igiye kubafatanya. Mama Charlene se harya ntabwo amateka nyazi yo mu none se kuki yabyanditse bikubitanye nuko umugabo ateye ivi. Ntabwo ateye ivi nako yambitse. Niba arakurikiranye. Mama Charlene yari yasezeranye na papa Charlene. Ibyo byo ntacyo mbiziho nakubeshye. Ngiye mvuga amakuru nuko mu rugendo rwabo nta divorce twigeze twumvamo. Hariyo twumvishemo se. Yabaye mu ibanga se. Baramutse batarasezeranye yaba yifuriza guriya mahirwe yo kuvuga ngo Imana yafatanyije ntawe ugitandukanye. Baramutse yari yarasezeranye na mama Charlene yaba ari we wivugaga. Ko byaba ari danje. Ariko mu bigaragara nkurikije kandi mama Charlene yavuze ko ari umugore utazaka indezo. Yavuze ko ari umugore ngiye nkurikije ibyavugaga asa nkuvuga ko atazanamukumbura. Yego. None se uwo muntu yamugirira ishyari ate? Mama Charlene naryo yamugiriye barakubeshyera. Erega sha umugabo ari umugabo wa Bishop. Ni kabura. Ubu si wawe aramutse ashatse undi mugore tureke no kumushaka. Biva nicyo mwapfuye. Biva nicyo mwapfuye. Niba bo bafite ibyo bapfuye bituma umwe adakumbura undi, kandi kuko bikaba bigaragara ko ageze ku rwego rukunda undi muntu bakaba bagiye gushakana bazahurira ku bana. Bazahurira ku bana. Hanyuma bateye amabuye uriya mupapa uti n'ubugwari guta abana 5, abana ntibazagukunda, mama bazababwira uburyo ki uri inyamaswa. Nabonye comment nyinshi cyane zigera muri 500, ariko zose siko zimutuka, ariko hari n'abamwibasiye cyane. Ariko aba bantu bamwibasira nibabanze bajye urugo rw'umuntu n'urw'umuntu ku giti cye. Brigitte naguze uko nubatse siko yemeze. Yego. Babwirwa n'iki uyu munsi niwe adafite abana be bamuhamagara ngo bavugane. Akuzi ko ubuzima bw'umuntu ari bugari. Wabyara abana 5 batatu kaburamo abagukunda. Ariko muransetsa. Buriya abana iyo ababyeyi nta mwana uyoberwa nyina cyangwa se niyo wamumwangisha inshuro 1000 amaraso s'amazi. Abantu babanza bamenye ko amaraso atari amazi. Amaraso s'amazi. Umwana akurikirana nyina cyangwa se umwana arakura agasanga ibyose na nyina bavuga ibyo bapfuye n'ibyabo, ariko umwana ayoboka inzira. Ubu se bangahe ababyeyi bajugunye bababyara sibyo ari n'uduhinja bakura bakajya gushakisha bababyaye. Ni benshi. Ibyo bivuga ko amaraso atari amazi. Bareke kwivanga mu bibazo by'urugo rw'abandi. Kuba yarabataye nta uzi indeza atanga, n'uwo bayiha ntiwamenya niba bivugisha ukuri, niba batanayimuha ntiwabimenya. Ibintu n'iby'umugore n'umugabo baba bafite uko babiziranyeho. Turabona abagore se bakana ko abagabo badahaha kandi abagabo bahaha. Yego. Urabibona no kuri YouTube hari nabaza bagasebya abagabo babo kandi bakora rwose bakora bahaha inshingano zose bazubahiriza sibyo. None se wabwirwa n'iki iby'urugo rwa papa Charlene na mama Charlene n'abana wabibwirwa? Ese uwo mugabo utagaburira abana 5 n'umunsi n'umwe, amategeko ariho, umugore ataragannye amategeko agaceceka, bafite uko babyumvikanye hagati yabo. Ibyabaye hagati yabo rero niba bareke.
ibyabo barabizi buri muntu wese yimenyera ibye wa mugana wa muraperi ng'ibyanjye ndabizi ibyabo barabizi naho iby'abana byo nibabireke ubyara batatu babiri bakajya n'umwe undi akajya ahandi gutyo umwana nta wundi isaba azabona nta n'undi nyina wundi abazabona kimwe n'uko na mama Charlene agira amahirwe yakarongorwa uretse ko numvishije asa n'ubitera amabuye ati ibintu byo kurongorwa mwibimbwira ni uburenganzira bw'ubwo kuri iyo kote ntacyo navugaho biva na decision aba yarafashe y'ubuzima bwe ku giti cye ariko idashobora icyo kwangiza ya papa Charlene oya ntibikabeho twaratandukanye sinkakwifuriza ikibi cyangwa se wonyifuriza ikibi ni nabyo byiza ni nako kurera abana neza ugasanga abana ntago agiye mu bibazo by'ababyeyi mama Charlene niba afite abana bagasura papa wabo bagasura abana akabafasha ibyo niko kurera umuryango w'ejo hazaza uvuze neza cyane ibi ni ibitekerezo bya Brigitte muha ubutumwa wamaze kwambika impeta umukobwa ugiye kubakwa urugo rushyashya gira icyo umubwira ndabizi aranankurikira ni ukuri ni inshuti yanjye arankurikira papa Charlene nanjye ni umushuti wanjye turaziranye cyane n'umuvugabutumwa mwiza ngenda ndabizi ngeze no kuvuga ubutumwa mu rusengero iwanjye icyo namwifuriza hari ijambo nasomye Mose amaze kumena amategeko ibisate by'amabuye bye byanditseho amategeko Mose Imana yamuhaye amahirwe ya kabiri iramubwira ngo niyongere yibarize ibisate nk'ibya mbere asubire ku musozi w'Isinayi Imana yongere imuhe andi mategeko amanure mu Bisirayeli bivuga ngo ni amahirwe ya kabiri Imana yamuhaye kugira ngo agire ibyo ashyira Abisirayeli papa Charlene niyumve ko agenda mu yandi mahirwe ya kabiri y'urushako aho yarasiwe ntazongere kuharasirwa aho yatsinzwe ntazangere kuhatsindirwa buriya urugo ni ishuri araryize araribonye ngira ngo no mu kurambagiza yagombye kuba yarashishoje cyane ndabyibaza ko ibyo yabikoze kugira ngo yenda aho yaguye mbere yo kongera kuhagwa niyo mpamvu no mu rugo rero hari ibyo agomba kuzakosora azenda byamutsinze kugira ngo abashe arakompeyaringa amenye ataha naratsinzwe ariko aha ngaha sinzongera gutsindwa bivuga ngo rero iki cya kabiri gusengera urugo ni ngombwa gusenya ntabwo ari ibintu by'umugisha gusenya ni karande mbi igenda no mu bana wabyaye abantu bajya banabikinisha bazi ko ari n'umuvumo ugenda mu rubyaro buriya ni karande buriya ushobora no kujya muri biriya bisekuru byabo nawe ugasanga hari abantu ba kera basenye batigeze bubaka hari ibintu bitugenda bikomoka mu miryango ugasanga byatugezeho natwe bitubaho nabo tubyaye bikababaho we n'umuvugabutumwa imvuga ari bubyumve cyane bivuga ngo aragira uruhare mu gusengera urugo n'abana kugira ngo ibi bintu bimubayeho bitazongera kumubaho cyangwa bikaba no mu bana be hanyuma ugire n'ubutumwa uha mugenzi wawe nawe w'umuvugabutumwa nawe usigaye muri uru rugendo n'ubundi yirerera abana mama Charlene nta butumwa mfite namuha ariko Brigitte kubera icyo ujonjora uhaye ubutumwa umupapa umumama wo kumubwira byibuze ati irerera abana ati nta butumwa namuha yirerera abana wenyine se kubera iki papa Charlene nabamufasha natamufasha akumva ashaka ko amufasha ntamufasha azajya mu mategeko papa Charlene atanga indezo none se we ntiyababyaye atanga indezo kuki se yavunika wenyine ise w'umwana yicaye hari yarya akanywa agahaga ntabwo ibyo byumvikana bivuga ngo niba yemera kuyitanga wenyine mama Charlene nibyo yahisemo cyangwa se papa Charlene akaba yitanga ariko yenda ari ibyabo rero nta butumwa numva nabona namuha kuko sinamuha ubutumwa avuga ngo ntazongere gushaka sinzi icyerekezo hazaza ntabwo muziranye mama Charlene muzi gutya nkuko nawe muzi kwitangazamakuru umugabo we nakubwiye ko muzi kubera yavuze ubutumwa iwanjye mu rusengero rero icyo namubwira gusa umugore aruhira abana ibihe byose umugore ahora aruhira abana naruhira abana be azabona umusaruro ejo hazaza
yego abana si amabuye gasa barakura kandi wa mugani wawe bashaka gukura bakamenya ukuri twebwe tutazi. hanyuma twikomereje Brigitte, navuga uri mu bishop ariko no mu buzima bwo hanze tuzi ko Brigitte kuri iyi mihanda sha uvugisha ukuri. ukuri ko narakuvukanye uvugisha ukuri uti munuke cyangwa se ni munuke, ibyo ni ibyanyu. nunuka bari uburenganzira bwe. hari igihe anagutuka ugahita wanariza aho avuka, kuko utumva igitekerezo cy'umuntu ntibivuga gutukana. rero aho umuntu avuka hose hakugaragaza uwo uriwe. iyo uzi impamvu rero kubajije nabugiye mbona abantu babatera amabuye ngo bari bambaye nabi mu murenge, abamwe ati nk'imfungwa, ariko njyewe hari uko mbyumva, nemera imyemerere y'umuntu cyangwa se imyambarire ye. we nka Brigitte wabibonye gute? Sinayavuga ngo bari bambaye nabi, nibyo bari bakunze. Nabikurikiranye ndabyumva. warabibonye nawe? Nabonye n'imyenda bari bambaye byose narabibonye, ariko umuntu namahitamo ye. Yambaye uko yumva bishaka, ntawamenya kara impamvu bayambaye. Yenda bakikuhura bwa mbere birashoboka ariko bari bambaye, yenda birashoboka ko ari kara yabo bahuriyeho ifite ibyibibutsa, kwambara kuriya kuri bo bumvishe bibaryoheye. Nta mpamvu yo kwinjira ku myambarire yabo, kandi ni couple ngiye nishimiye. Numvise navuga ngo Pamela aratwite, nabyo narabyumvishe babivuga. ariko abantu bagira amakuru kwera. ese ubundi Bishop utapimye umuntu wabwirwa n'iki gatwite? Bishop arasetsa. Hari abantu binjira mu buzima bw'abantu. Nukuri Bishop simbizi njyewe ibaze ko ibyo bintu nukuri kw'Imana suvuga ngo abanyamakuru Pamela muramubona, ariko iyo nda njyewe wabona nazi kureba sinjya nyibona. yewe rero banze, ariko rwose uri nk'umuntu wacu bimbwiye, nagiye mbona na comment ngo bakoze ubukwe ngo debe wabaye intwari ngo Yesu ufata avance kugira urebe ko umukobwa gabyara. Nagiye mbona comment nyinshi, ariko ngo aya n'amagambo yo kuri imihanda biranashoboka, kuko niba natwite uburenganzira bwabo. ubundi se atwite wa mugani ikibazo birabareba se? Ntago bibareba. Ntago bibareba. Ntago bibareba, nibajye barabyabo cyetse nibe babihemberwa. Jewe ubundi wamvuga akabasha kubona nyaburi igiceri cya ven kavuga ati nimvuga Brigitte ndahembwa n'ibihumbi 20 cyangwa igice cya 50, namubwira nti urunguka ntuzabihagarike. Yego. Ariko uramutse se ntacyo ukuramo bimaze iki? Ubuse baravuga debe, naravuga Pamela, ubuse ahubwo bibatwaye iki? Ntacyo bitwaye. Nta n'umwanya bashaka kubiha. Imyambarire ni yabo, nibo babyiyerekaniraga. Anatwite iramutwaye, ubuse nabo batera inda n'urugero ntanamutwari akamurika. N'uburenganzira bwabo. Nibe hari idini basengeramo bakaba barisha amategeko y'Imana, bazabibazwa n'umushumba wabo cyangwa se n'Imana. Ngiye niko mbyumva. Bafite imyemerere bizereramo, niba batwite bazajyayo babibabaza ariko nta mpamvu. Bisho wasezeranya umuntu atwite, njya numva ngo hari utashobora kugusezeranya bikaba izindi process ndende. Kuri wowe icyo kintu gifata gute? Uwo ntasezeranya atwite n'uwaba atatuye, ataje ngo yatura icyaha yakoze cy'ubusambanyi. Ntago yakwatura ko atwite, yambwira ko yasambanye. Uwo atarabifasha uwo mwanya ngo azasabe Imana ku imbabazi kuri icyo cyaha, ntabwo namusezeranya. Ariko aramutse ateye intambwe akaza akavuga ati narasambanye, Imana imbabariye gusambana kandi havuyemo no gutwara inda, namuhesha umugisha nkamusezeranya. Ntamusezeranyije yaba ari doctrine z'itorero ngiyemo, ariko ntabwo aba ari amategeko y'Imana. Hanyuma ari icyo nibaza, ngiye kijya kinancanga rimwe, muraza kumbabarira nkawe Bishop. Umukobwa aratwite, araje rimwe na rimwe banze kumusezeranya, sibyo? Undi nawe n'ubundi agiye ari nyogokuru, sibyo? Muramusezeranyije n'undi wa mukobwa icyo cyaha yamaze kugikora, ariko ntago yatuye, mwebwe wenda ntimuri kubibona, sibyo? Hanyuma se tukibaza nimba uwo ngo nawe yarabikoze, inda akaba wenda ari igaragara, inda ubwo niyo itumye atasezerana mutamusezeranya kubera yuko icyaha kigaragara ari ikintu kiri visible. Wenda ni nko ndavuga ku bandi kuko ngiye atari uko ngukomeze. Njya gufata n'umurongo wo kubasezeranya, naje gusanga abo dusezeranya badatwita atari vierge. Yego. Atari vierge,
tukabasezeranya ngo ni abakobwa nyamara yenda akuyemo 7 ntabyo uzi nta n'ibyo yigeze yatura ariko uramusezeranyije tu kuko ngo akiri umukobwa ngo kuko aje adatwite. Noneho ngaruka mu ijambo ry'Imana rirambwira ngo niba udahaye mwene so imbabazi wowe uzazihabwa nande. Yego. Kandi ijambo rikamwa ngo uvuga ko nta cyaha agira abayise Imana inyabinyoma. None se niba umuntu aje agasaba imbabazi akavuga ngo Imana imbabarire, harya wowe urazimwima nkandi urinde uwima mwene se imbabazi nawe ngo ntazazigirirwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nkasanga noneho nkongera nkibaza ese gutwara inda nicyo cyaha cyangwa icyaha no gusambana yakoze? Ese nibe gusambana ari icyaha yakoze kikaba kigereranwa n'uwatukanye, kikagereranwa n'uwibye, kikagereranwa n'uwishe umuntu, kuko biravuga ngo wavuze ntuzice, wavuze ntuzasambane, ngo nta cyaha gito imbere y'Imana. Yego. Kandi noneho akaba asabye imbabazi zo kwezwa, urazimwima wowe uzazigirirwa nandi. Nza gusanga rero wamusezeranya rwose, ahubwo abo banze gusezeranya ndahari muze mbasezeranye. Maze mbasezeranye. Uyu munsi ko ari bugutera amabuye bamwe bati nzagaruka nsa gutya. Hari abari buvuge bati Bishop ubwo waba uri gukomeza gushishikariza aba couple cyangwa se abatarashaka kuba basambana ubereka ko uzabasezeranya nta kibazo. Ahubwo icyaruta ntibabigishirize mu nsengero kudasambana, babigisha icyaha niki, bareke kubahanura amaviza, bareke kubahanura ama etage, bareke kubahanura ko ibintu bibaye ibidanje, nibabigisha icyaha niki kugira ngo bigabanye bwa busambanyi buvamo inda. Naho waguye muri uwo mutego natihana ngo namusezeranye azanagwa burundu, ntazagaruka no mu nzu y'Imana. Yesu yasanze bamuhamagaye bamwereka umugore wasambanye. Baharavuga ati none haramwicara murangiza. Yesu arabitegereza gutya ngo yiyandikira hasi. Uzi icyo bivuga birakwandika hasi? Yarondoraga ibyaha by'abamuzanye. Aranye umwacaho agenda, umwacaho agenda, umwacaho agenda. Hasigara abandi ngo umugore wakuregaga abari yehe? Ati ntawe. Genda ntuzongeye gukora icyaha ukundi. Yego. Bibiliya iravuga neza ngo Yesu yasize 99 ajya gushaka intama imwe yazimiye. Iyo se turayijugunya bigende biti? Ngende mu bagarura intama zajugunywa. Untuka arabayirengagije ijambo. Hanyuma hari message nashakaga nanone navuga umwe mu bakurikira umuntu bita Brigitte yanyandikiye ambwira ikintu cyo kuzakubazaho. Reba hano umusomeri ati uraho neza Sando amakuru, ati nkurikira ibiganiro byawe ariko umumama witwa Brigitte ni umuhanga, none ndakwinginze uzamumbarize iki kibazo kuki baticara bahane Apotre Mutabazi babe bamubwira ko ibyo arimo ari ugutukisha izina ry'Imana, nukuri asebya abakozi b'Imana. Izo message nanjye nagiye nzakira zimeze zityo. Yego. Ariko reka yenda bari we nsubiza kandi Imana imumugisha kureberera umurimo w'Imana. Aba yarebereye umurimo w'Imana buriya kuko hari byangiza umurimo w'Imana biturutse kuri twebwe. Buriya n'umwana n'umubyara uzamuhana akiri muto. Yego. Iyo amaze gukura ntahanwa. Ngo umwana apfa mwiterura. Umwana apfa mwiterura. Umwana bajyaca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ibi bintu turimo byo gukorera Imana abantu bagiye binjiramo bumvishe ngo riwi ahanuye. Wareba nk'umushumba yazamukiyeho ugasanga rimwe na rimwe ntawe wamaza papa wo mu mwuka, wagera yenda buriya hari ukuntu uzamuka warahereye hasi
wabaye umuririmbyi, wabaye umunyamasengesho, wakubuye mu rusengero, wabaye umwarimu mu rusengero, wabaye pasitoro, mbese inshingano nyinshi yagiye uzinyuramo abashumba bakurera babona hari urwego rundi bakwiye kukugezaho. Ubwo ni uburere bw'insengero nubwo abantu batabyumva ariko niko biri. Ubwo ndavuga muri rusange ntabwo ari Mutabazi mvuga. Rero iyo umuntu yageze ku rwego rwitwa Bishop Apotre akagera aho ayobora abandi, kugira ngo uzahangare umuntu mubwire ngo iki ntigikunda biragoye. Bisaba wa mubyeyi we, wa wundi wamwirereye muri aka kazi k'Imana, niwe ugomba kumuhangara. Iyo nta wabayeho rero agumya apfa nabi kuri iyi mihanda avuga ibikwiye n'ibidakwiye. Nuko bigenda. Kuko uzareba wifite umwana, hari ukuntu umwigisha ugomba kurya gutya, ugomba kuvuga gutya, ugomba kwambara gutya, ugomba kugenda gutya, ibyo bintu akabitora. Yagira icyo arenga ukamubwira uti ariko ntabwo birimo kugenda neza. No muri ibi bintu tugiramo ababyeyi. Uretse ko ushobora gukura ukumva yenda hari abakwitira, ariko umuntu agira umubyeyi we wamubatije guturuka hasi. Hagiye mubatiza akagumya akanamurera akamurera. Yego. Waranagutinyuka akaguhangara. Kandi ukanamwubaha. Nk'urugero nkanjye mfite umubyeyi wambatije. Ni ukuri pe iyo avuze njya mutega amatwi ku buryo nshobora no kugira ibyo komenti bateraho cyane nkaba nanamusobanuza nkumva arambwiye kandi ndamwumvisha. Niyo nabirenga ariko nkaba nzi ko yambujije. Yego. Nkumva muri nge ntabwo byari byo. Rero kuvuga ngo kuki Mutabazi tutamugira inama, ntabwo tuzi aho yahamagariwe, ntabwo tuzi icyo tuzi ko nuko akorera Imana, ariko buriya nk'umubyeyi we yagombye kuba ari we umuhamagara akamubwira ati muhungu wanjye ndashaka tuganire. Yego, akamuba hafi niwe wamenye ibyo arimo gukora bidakwiye mu byo yamwigishije. Rero ntago nkatwe twamuhangara kuko ari muri akora muri Nuvuga ngo ni mwamuhangara. Reka twumva ko mumutinya kandi mwese mukora umurimo. Oya ntago twamutinya. Kabanze mbikubwire neza Bisho, ngende mvugiraho. Reka mpakosore neza. Utinya Imana ntutinya umva amaraso kimwe nawe. Sibyo? Impamvu utamuhangara ngo ujye kumubaza ntuzi iyo yahamagariwe. Ntuzi n'umuhamagaro we. Ntabwo umuzi. Ntaho ushobora kumbaza ngo yashumbiriye torero nge ntabwo ndize uyu munsi. Ntabwo ndize. Naribwirwa n'ikisi. Ariko uwamwimikiye imirimo ni umuzi. Rero reka mbwire uyu mukunzi wacu mubwire ngo wari watekereje neza kandi ureberera umurimo w'Imana, ariko buriya reka dusabe umubyeyi wamuhesheje ariya mavuta aba ari we bazaganira. Hanyuma iryo jambo uvuze ni ryiza, uravuze uti papa we wo mu mwuka niko mubita, niyo agakwiye kuba amuba hafi kandi koko usubije neza cyane. Ni icyo kintu kigutera agahinda muri uyu murimo w'Imana? Miterana kubaza iki kibazo mu mpande zombi. Ku bakristo ndababara no kubashumba ndababara. Ari abashumba reka yenda bari bo mperaho, inshingano zisa nkaho zitakiri nka mbere. Zisa nkaho zimeze nkaho zitakiri nka mbere. Kwihanganira ibigerageza byarananiranye. Ubu umuntu wese asa nk'uwirwanirira. Kandi ubundi Imana yaguhamagaye ntago wirwanirira. Ntago wirwanirira. Iyo ubonye nk'abashumba amatorero amera nkaho ari business wumva bibabaje. Yego. Noneho tukatinyuka tukajya n'imbere kuri kamera tukivamo, nta banga ry'akazi rikibaho. Nta banga ry'akazi rikibaho. Iki kintu kirambabaza cyane kuba nta banga ry'akazi rikibaho. Ushobora kuza ugakubita hasi ibintu byose bya mugenzi wawe, ukavuga uko bakora, ukavuga iki. Ntabwo biba bikwiye. Ntabwo biba bikwiye. Mwene so bitagenda neza wakwiye kumusanga. Ntabwo byari bikwiye kugira ngo buriya n'umunyamakuru mugenzi we ntabwo waza kumusenyera ahangaha. Niko mbyibaza.
noneho rero umugenzi we mufata Bibiliya mwese mubwira abantu Imana, mubwira abantu Imana, byatumye abantu baca Imana amazi n'abakozi b'Imana amazi, bumva ko ari business, bumvishe ko ari business. kandi koko wasubiza inyuma abantu bagiye barata amamodoka akomeye ku makamera, abandi bakarata utunzi bwabo, kumva abandi barwaniye mu nsengero. Ibwo se urumva umuntu yazakizwa? Nanjye ntarakizwa, sinakizwa nahuye n'ibyo. Hari aho ngarukira abakristo hasanga bahuye n'ibikomere bituma inzu y'Imana n'abakozi b'Imana babitesha agaciro. Ariko ijambo ry'Imana ryarabivuze, iravuga ngo benshi bahagaze mu miryango babuza abandi kwinjira. Ngo ariko aho kujya gusha umuto muri abo bitwa nuko azirikwa urusyo ku gikano kajugunywa mu nyanja. Bivuga ngo rero twebwe tuzabazwa byinshi buriya. Dufite ibyo tuzabazwa byinshi kuko twamenye na byinshi. Ku ruhande rw'abakristo rero ikimbabaza cyabo ntabwo baramenya kwishakira Imana. Iyo bayiburiye mu mushumba barayireka, ariko ubundi ntabwo yagombye kuburira Imana mu mushumba imbere ye ngo ayireke. Yagombye kumenya ko uriya mushumba yambaye inyama n'amaraso kandi atarageraho Satani atamurasa imyambi. Nawe ashobora kuba aba yararashwa rega cyane, uwakoze cyane ahigwa cyane. Yagombye gushaka Imana kuko yenda yabonye umushumba yarashwe, ahubwo akanamusengera ntareke Imana, kuko hari aho yahuriye n'Imana ku buzima bwe. Hagiye yararwaye Imana iramukiza, hari igihe yahuye n'ibindi bitandukanye abona Imana. No kubahumeka no kubera Imana, no kubahagaze muri isi no kubera Imana. Ibyo yakabishimiye kubabona Brigitte ntitwaye uko bikwiye. Ntabwo bivuga ko atakaza Imana muri we, ahubwo ni ukuvuga namenye we ahagaranya ate n'Imana. Ariko ikibabaje kugira ngo bimenye uko bahagaze barirwa bajudginga abandi. Pastor ni umuntu ashobora kuba yararashwe, bishop ashobora kuba yararashwe ari umuntu nawe agenda azi ngo aracyahagaze kandi byararangiye kera. Na apotre nuko, kuko twese turasiganwa, ariko aho dusiganirwa kugera hari udukurura inyuma ngo tutagerayo. Nibajye batubabarira natwe. Hari igihe dusanga dusiganwa kugira ngo tugere, ariko natwe turaswa. Ahubwo badusengere cyane aho kudutera amabuye. Hanyuma umupapa yitwa Rwema umufata gute? Uriya se uramusesenguze. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, mbasuhuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, ndetse murambashimira ngo comment zanyu nigenze. Nkuko rero muri inshuti zanjye n'ubundi nakubwira ngo wowe unkunda, kandi kubwira ngo niba koko ukunda Imana wajya kuri YouTube channel yitwa Olivier Big. Hariho indirimbo nziza cyane yitwa Warakoze. Warakoze rero ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza bw'Imana, kandi ni indirimbo itanga ihumure, navuga ku mitima imenetse cyangwa se ishenjaguritse. Ndakubwiye ngo genda uyumve, wori mu bihe bitari byiza. Nzi neza ko uri buyumve nawe ukumva umutima wawe uratuje. Icyo nakubwira rero nuko wakanda subscribe ndetse ugatanga n'igitekerezo cyawe. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513.